niwumva ibyo uyu mutipe yakoreye umukunzi we uraza kurira uhogore kubera ko ibi ngibi yakoze n'indengakamere n'ubugome ndengakamere kuko nta wundi muntu nigeze numva ubikora kuri iyi si ya rurema. Uyu nguyu ni nyuma y'uko bamufashe agerageza gushyingura igihimba cyonyine, ubwo niba ari ugushyingura niba ari ukumwikiza sinzi uko ngewe nabyita, gusa ibi ngibi byaje kugaragara ubwo bamwe mu bahizi cyangwa se bamwe bahirira inka, reka mvuge inka cyangwa se n'andi matungo asanzwe, ubwo bahiraga bakabona umuntu arimo aracukura ahantu hagari ndetse baje kugenda bamubona ubwo yari amaje kurambikamo iki gihimba. Akimara kubikanga nibwo yaje guhita yiruka. Nyuma yo kwirukanka abandi baje basatira aho yarari, ni nabwo baje gusanga yarambitsemo uyu nguyu mu gutwikurura, kubera ko uri kubona neza ko yari yatwikire cyangwa se yarazingazingiye mu kintu kimeze nk'ikiringiti. Ni nabwo baje gusanga ari umukobwa udafite umutwe. Nibwo rero ibi ngibi byose bahise babigeza mu buyobozi, ubwo abo ngabo bari bamaje kubona ibi ngibi bahise birukanyira mu buyobozi. Ni nako ubuyobozi bwahise butangira gushaka uyu muntu uwo ari we vuba bidatinze. Ni nabwo baje gusanga aho uyu mwana w'umukobwa ngo yakoraga akazi ko mu rugo, baje no gusanga umutwe we mu gikoni. Imagine ni ibintu biteye ubwoba, ni n'ibintu byababaje abantu benshi. Ibi byose reka ntibikugezeho ugende usobanukirwa neza aya mabi aho yabereye ndetse n'uyu nguyu uwo ari we, cyane ko no kumufata nawe byaje kugorana agerageza kurwanya abari bari kumufata. Ndaje ngende nkubwira naho bamufatiye ndetse ugende unamenya niba nta kindi cyihishe inyuma y'ibi ngibi uyu nguyu yakoze. Nizere ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, ukaza kuba wasobanukiwe neza ibi ngibi uyu mutipe yaje gukorera umukunzi we. Reka mbwire na wa wundi gira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere kaba tarakora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko byita, nabikore kubera kaniko kanya keza kuko bikora kugira ngo nawe ajye mu mubare w'abadutega amatwi umunsi ku wundi. Naho ngiye tujye kubana muri aya makuru, nkaba nitwa Charles OG umuhungu w'Imana. Ibi ni ibyabaye bigatuma bamwe mu bantu bafite abakozi bo mu rugo barushaho kugenda batinya ndetse banagiramo akantu k'ubwoba. Tekereza ko ahangaha uyu nguyu yarasanzwe akora akazi ke ka buri munsi ko mu rugo rwose, bo batari banamenye n'ibijyambere, cyane ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mukozi wo mu rugo yakoraga akazi ariko arara hahandi muri za nzu zo hanze mukunda kwita annex, ubwo aba boss be cyangwa se abakoresha be bari bibereye mu zindi gahunda, bazi ngo umuntu wenda nawe yagiye muri zindi gahunda, cyane ko ibi ngibi byabaye abakoresha be batanahari. Ubwo birumvikana ushobora no gusanga abana ariko bakunde babigiriye mu mafilime muri salo, batazi ngo umukozi yagiye aha n'aha. Nyamara ibi ngibi byaje kumenyekana nyuma y'uko bakoze iperereza muri uyu mudugudu, bakaza gusanga uyu nguyu bamuciye umutwe barangije bawumanika mu gikoni. Ibaze nawe, ibi ni ibintu byaje gutungura abantu benshi. Abandi baravuga bati uyu muntu wabikoze nawe akwiye guhabwa igihano nk'iki ngiki. Ni nyuma y'uko rero baje no kugenda bahamagara ababyeyi b'uyu nyakwigendera, ise kubyakira byanze. Umuntu w'umugabo, kubona umuntu w'umugabo yarize, murumva ko ni ibintu biba byafashe indi ntera, kandi ko kari nawe warira. Bivuga ko uyu nguyu ngo yari n'imfura ye, urumva ko
yabuze umuntu ukomeye. Mw'abantu mwe k'abakobwa ari benshi, ni gute umuntu akubwira ngo arakwanze ukumva ko kubyakira bitari bukorohere, ukaza guhita ufata icyemezo nk'iki ngiki kigayitse cya bunyamaswa uvuga ati nanjye reka murangize, nanjye reka muvutse ubuzima. Mw'abantu mwe mubyirinde, kubera ko ibi ngibi bishyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga, kandi ugasanga nawe ubwawe ugiye kuba hariya hantu ha wenyine ubuziraherezo, kubera ko uyu nguyu batamukatiye burundu rwose, navuga ko amategeko atacyubahirizwa. Ubwo nizere ko wahise umenya ko nagarutse muri aya makuru. Aya ni amakuru abagezweho, ni amakuru mbanje kukugezaho kugira ngo nawe ubashe kugenda usobanukirwa neza aya mabi aho yabereye. Niba utarakora subscribe rero ukora kuri iryo jambo, ubundi tugende twibanira umunsi ku wundi. Mwese n'abasuje abatuye mu ntara y'amajyaruguru n'abatuye mu ntara y'amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, namwe dorana mu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko mwese mumeze neza cyane, ndabakunda kandi murambifuriza ibyiza. Muri make reka mbwire n'abadiaspora batuye ku mugabane wa Afurika, batuye ku mugabane w'i Burayi, nkomeza no kugenda mbabwira ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ni Sharire OG TV. Nanjye ukajya uhora unyumva kuri izi mikoro amanywa na nijoro, nkomeze nanihanganisha uyu muryango kubera ko wahuye n'akaga gakomeye, wahuye n'akaga katoroshye. Uyu nguyu rero mu gushaka uko bamufata, ubwo twagarutse muri iyi nkuru kuko ntago mba ndi butinde, namwe murabizi cyangwa se mumaje kubimenyera ko abarukuza ndasa ku ntego. Uyu nyuma yuko nakubwiye ko yaje kubonwa n'abari bari bahirira amatungo, ubwo niba bandi tuzi nk'abashumba cyangwa se abahizi, aho uyu yaramaje kumenya ko yakoze amabi, tekereza ko umutwe ubwo yari yawumukase, awunaganika cyangwa awumanika mu gikoni kugira ngo nuzabibona ngo bizamubere icyitekererezo cy'ibyo uyu nguyu yakoze. Yaje guhita afata igihimba rero araza acukura ahantu nk'aha ngaha hameze nk'aho hari mu kabande ukuntu, ariko habereretsemo ukuntu, kuko abo ngabo iyo bataba bari kwahira aho ngaho nta muntu wari kuzapfa kumenya ibi bintu byabereye aha ngaha. Uyu rero nibwo yavuze ati reka nze mutaba aha ngaha cyangwa se mushyingure aha ngaha, amuzingazingira muri icyo kintu muri kubona kimeze nk'ikiringiti. Ubwo inkwakuzi z'abo basore cyangwa se abo basore bahiraga aho hafi nibwo babonye umuntu rwose asa nk'uteruye ikintu akirambika aho ngaho yaracukuye hatari na harehare, ubona ko ibintu yakoze byari ubugome ndengakamere. Ni nabwo baje rero basatiraho uyu nguyu yari arimo akorera aya mabi cyangwa se yari arimo ashyingura uyu nyakwigendera. Aha barabikanze ariruka, mu kwiruka aba nabo baje basatiraho yari arimo arambika ikintu kizingazinze mu bintu nk'ibi ngibi, bo ntabwo bari bagasobanukiwe ibyo ari byo, niko kwegera bazinguye babona n'umukobwa ariko nta mutwe. Ni nabwo baje kwirukanyira mu buyobozi. Ubuyobozi nabwo bubimenye butangira guhita bushaka nyiri uyu mukobwa cyangwa se aho uyu mukobwa aturuka. Ni nabwo baje kumenya ko hari urugo rwabuze umukozi, ubwo mu kugerayo nibwo baje gushaka inzu yose, munsi y'inzu hehe no munsi y'igitanda. Ubwo nabwo umwe muri bo yaje kujya mu gikoni abona umutwe we umanitse mu gikoni. Imagine! Ariko disi uyu muntu agira umutima ukomeye, uyu muntu ni igisare, ni ikinyamaswa. Ari nabwo bahise babimenyesha inzego z'umutekano zitangira gukora iperereza mu buryo bwihuse. Uyu bidatinze cyangwa se vuba bidatinze baje guhita bamuta muri yombi, ariko kandi bamutaye muri yombi aruhanyije cyane cyane ko yabanje kurwana n'abantu benshi bagiye bamutangatanga bamufasha, kuko ni abaturage babanje kubyikora. Ngira ngo uri kubona ko yabigimbiwe, aho bamwe bagiye bamutura umujinya bakubita abandi icyo babonye aho ngaho, bakubita ati natwe reka tukwiyicire, kugeza ubwo polisi nayo yaje kuba igera aha ngaha, baza guhita bamuta mu ipingu. Ubwo niko kuba arokotse aba baturage, kuko nabo bari bavuze ko bagomba guhita bamwica direct, aho rwose bari bamukomaguye, nawe uri kugenda ubibona. Ubwo uyu nguyu akaba yaje guhita rero ajya kwerekana aho yari agiye gushyira uyu nguyu. Ubwo ni naho baje guhita bamukuramo, ubwo birumvikana ari igihimba, ari n'uyu nguyu. Ubwo bahise bajyanwa muri moruge. Ubwo ni igihimba n'umutwe we ubwo wari umaje kuboneka, bivuze ngo yari agiye kumushyingura nta mutwe. Uyu muntu ni umugome,
ubwo yahise ajyanwa muri Maroc rero, ubwo iperereza rikaba rikomeje gukorwa kugira ngo habashe kumenyekana niba nta kindi cyihishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu nguyu waje kwica uyu mukobwa, aho yagiye avuga ko ngo yamubenze akaza kumubwira ngo nanjye nzaguhemukira uzabyicuza ibihe byose. Ubwo akanizera kubisa umenya impamvu y'ibi ngibi byose, nanjye nkubwira ngo wakoze kunega amatwi tugusubira amakuru yacu ari imbere, nyumvaga kuri mikoro nitwa Charles OG, asante sana.